ejo twabonye ari Wiz mu gihe cyo kwita izina Musanze, aho yari yahakereye kandi namaze n'iminsi y'ibitaramo byinshi bitandukanye, ariko ikintu ntumva ni kimwe, wenda kunywera izo miliyoni 8 ntabwo bazinywera ari bonyine, wenda bashobora kuba bafite abandi bashuti babo cyangwa se banywera ahantu hahenze, bino byo birashoboka ko bakonsoma fagitire irenze yari yitezwe. Ariko ikintu nibaza ni iki, umuntu ajya mu kabari akanywera amafaranga arenze afite ku mufuka, ukababaza amahirwe bafite ko bo bigeze bayabona, nibwo bamenya neza ko uyu muziki barimo barawukinamo ko bafite amahirwe ya fame, bafite izo platform. Rafiki ntabwo yari afite izo platform zo gucuruzaho umuziki, kandi abizi yakoze umuziki utagira icyo unenga, ariko bikunze kuba muri new generation, kuko aba legend ntabwo uzagira ubibabonaho ibintu nk'ibi byo kwirirwa byo mu kabari ntiwishyure, ko baba bakuze. Baba ari abantu baba bakeneye management, kuko twagiye kubaha ikaze bakunzi ba Schedule Official, rero turabasuhuje. Nyaboneka aho utarakora subscribe, like, comment ku biganiro tubagezaho buri munsi, avuga ko hari byacitswe kandi by'ingenzi. Nyaboneka ndabashishikariza ko subscribe mwazongera, cyane cyane like, mukongera n'ibitekerezo byanyu, kuko hari benshi bagiye batugezaho ibitekerezo byabo kandi turanabishima, twagejeje no kubona abasubiza. Yego, tubahaye ikaze. Hari ibintu nabonye muri iyi minsi, ariko bisaba ko twabiganiraho, ko ikiganiro gishakamo komantere cyane, kuko tugiye kuganira, ntabwo ikiganiro mba ndi jyenyine, namwe mugomba kuba muhari. Hari ikiganiro ngiye kwandika, ntabwo ari ibiganiro dusanzwe dukora, ariko n'ibi ni ingenzi kuko nabonye biteye impungenge, kuko dushaka kubiganiraho tukagira icyo tubivugaho, kuko binteye ubwoba. Nk'ubu hari video naraye ndebye, hari ikinyamakuru nasomye, ariko sinibuka neza icyo ari cyo, ariko byanteye kwibaza ku muziki wo mu Rwanda aho ugana, kuko dufite ibyamamare bizwi mu Rwanda, yaba ibyazamutse vuba n'ibimaze igihe mu muziki, ariko byantunguye kubona abana b'abakobwa, bamwe bamwita Bobo, undi bamwita ari Wiz. Ni abahanzi twari tumenyere mu muziki, si abahanzi bamaze imyaka myinshi mu muziki, ntabwo nahamya ko bari mu bamaze imyaka myinshi, ariko ni new generation, cyangwa se abahanzi bo mu myaka ya vuba. Ariko ibintu nabonye bakoreye mu tubari byanteye kwibaza byinshi. Nibaza se uyu muziki wacu urimo abantu bafite depression iri hejuru, irenze uko tubitekereza? Ese umuziki ibintu biberamo hari ikintu byubaka abahanzi, yaba mu buryo bw'amafaranga se cyangwa mu buryo bw'imitekerereze? Kuko impamvu iki kiganiro binteye kugikora, gikoreye mbabaye kabisa, ko umuziki wacu iyo ndeba ahantu urimo uragana habi. Ntangiye kubyishimira ko mbona abahanzi baza mu muziki ari benshi, numva ko bigiye no gutanga n'akazi kuri bamwe, yaba abaproducteurs, abahanzi n'abandi bategura ibitaramo, ndetse n'abandi bashinzwe kumenya inyungu z'umuhanzi ko zigomba kuboneka. Impamvu iki kintu nkigarutseho, numvise ngo ari Wiz n'abandi bari kumwe n'uwo muhanzi bita Bobo kwisanga mu kabari
bakanywera amafaranga agera kuri miliyoni 8. Iki kintu cyanteye kwibaza, ese abahanzi bo mu Rwanda basigaye bitwikira mu izina ryabo bagakonsoma ibintu bidahuye n'ubushobozi bwabo? N'ejo twabonye ari Wiz mu gihe cyo kwita izina Musanze, aho yari yahakereye kandi namaze n'iminsi y'ibitaramo byinshi bitandukanye, ariko ikintu ntumva ni kimwe, wenda kunywera izo miliyoni 8 ntabwo bazinywera ari bonyine, badashobora kuba bafite abandi bashuti babo cyangwa se banywera ahantu hahenze, bino byo birashoboka ko bakonsoma fagitire irenze yari yitezwe. Ariko ikintu nibaza ni iki, umuntu ajya mu kabari akanywera amafaranga arenze afite ku mufuka? Wenda sinzi nimba yarasanzwe aho hantu hanywera, wenda akaba uburyo bamwandikaho ideni. Ariko nanone ikindi gikurikiyeho, wenda ibindi babapimye ibyo simbyitayeho, ariko ndimo ndareba ku kijyanye n'inzoga banyoye bakananirwa kuzishyura. Ibi bintu biteye ubwoba. Niba abahanzi bageze ku rwego, si umuhanzi umaze imyaka myinshi, dufite abahanzi bamaze imyaka myinshi, dufite Rafiki, dufite The Brothers cyangwa se Dani Vumbi, Dani Nanone, Riderman, Bulldog, Knowless, dufite abahanzi benshi navuga ko bamaze imyaka iri hejuru y'10 kuzamura. Dufite ba Kayirebwa b'icyitegererezo ku bahanzi wenda b'abakobwa bakizamuka bakaba bamufataho icyitegererezo. Sintekereza ko we yatinyuka gufata akajyana abantu mu kabari bakanywera fagitire atabasha kwishyura. Sinzi wenda niba ari iyi new generation mu mizamukire yahari bifite ukuntu byaboroheye cyane, ko urebye izina bafite cyane ndafata ku rugero ari Wiz, wenda Bobo wenda ntabwo azwi na benshi nka Wiz. Nk'umuhanzi wari utangiye kuba umunyabigwi muri umuziki wo mu Rwanda, atangiye kumenyekana hose, atangiye kujya asohoka mu bitaramo, agakora ibitaramo bikanamuha amafaranga. Wenda simbizi ko amafaranga bimuha amushimisha. Icyo kintu kwibaza, ese ni depression y'amafaranga menshi bakorera cyangwa depression y'ibintu bakora ntibibinjirize uko bari babyiteze? Ese aho ntibitwikira izina ryabo bakarikoresha mu nyungu zabo, kugira ngo wenda, kubera ko tuzi ko umuhanzi ni icyitegererezo, abantu benshi banamwireferaho. Ndafata nk'urubyiruko rugikura, abana bari mu myaka mitoya, bari mu myaka munsi yabo iyo bafite cyangwa se iri hejuru yabo. Iki kintu cyankoze ku mutima. Ese niba ubundi umuhanzi ni inyenyeri ya rubanda, imurikira rubanda. Umuntu ashobora kureba umuhanzi aba akagira icyo amwigiraho, ariko kumva nk'umuhanzi ari Wiz izina afite mu Rwanda, kari umuhasitari tuzi, azi ko ari n'umusitari noneho unatandukanye n'abandi basitari bo bafite umwihariko yuko ari n'umuntu wize umuziki ku Nyundo, akawiga kinyamwuga, akaza akabishyira mu bikorwa, kuko amahirwe bikanamuhira. Ariko igihe ikintu kimwe kirantera agahinda, ni uko umuziki aya mahirwe bafite atageze gerwa na groupe bitaga KGP, atagizwe na groupe bitaga The Brothers, atagizwe amahirwe na ba Rafiki, ba Big Dom, n'abandi bose, abahanzi bose bigize kubaka izina muri icyo gihe. Bo baranakoraga ugasanga bafite hit, ariko ugasanga iyo hit yabo ntibaha amafaranga nk'uko ab'iki bayabona. Ariko ntubone kubona iki kintu abanyarwandakazi batarimo baraha agaciro. Bamureka muri kesi nyinshi, barwanye, bazize ibi n'ibi, usanga
bazwi nabi. Nk'ubu niba urebye umuhanzi bita Kiriko muri iyi minsi, ukareba Bface, ukareba n'abandi batandukanye barimo barazamuka muri iyi myaka, naguha ingero za benshi. Wenda i Burundi naho siri neza ko umuziki wawo wenda ubatunga nk'uko babyiteze, ariko abarundi twemere ko umuziki wabo urimo discipline ugereranyije no mu Rwanda. Njyewe ikintu nakisabira abahanzi cyangwa se urubyiruko rw'iki gihe, rumwe rurabyiruka rushaka kwinjira mu muziki, babanze bashyire imbere discipline. Nyuma ya discipline batekereze umuziki wacu bateganya ugomba kugarukira he. Wenda hari igihe ukora umuziki ukagutunga ukagera kure, hari n'igihe unagutunga ugasubira hasi, ariko banze mudutekereze nk'abahanzi, sibyo? Banze turebe nk'abahanzi bo mu Rwanda bashaka gukora, banze babe antene y'igihugu. Ibyo ndimo mbabwira ntararangiza akadisikuru ko mu Burundi kabayeho, yari umuhanzi bita Bface icyo gihe niwe wahagurutse abaza icyo kibazo, avuga ati rero mukwiye kureba ukuntu namwe mwakongeramo akantu umuziki w'u Burundi ugahabwa intebe, kugira ngo natwe uzabashe kumurikira igihugu cyacu, natwe dutunge ube akazi. Wenda baramusetse, ariko perezida w'u Burundi yarabyumvaga, wenda minisitiri n'ubu utabashe kubyumva, ariko we yarabyumvaga, ariko nta gisubizo kiri direct yamuhaye, ahubwo yaramuretse ngo akomeze adiringane n'uwo minisitiri, kuko yumvaga iyo kesi itakabagomye guhita imugeraho direct. Kandi ndabyumva perezida w'u Burundi ari muri izindi gahunda nyinshi z'iterambere mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo yahita agera gutya wahita abyinjiramo gutyo, kandi hari ababishinzwe, kuko wenda ashobora kuba adasobanukiwe n'ibya muzike cyane. Ariko ikintu usaba abanyarwanda, dufite amahirwe menshi mu Rwanda, hari platform nyinshi zo gukoreraho umuziki, amafaranga akaza. Hari amahirwe menshi dufite yuko twategura ibitaramo bigakunda. Hari amahirwe Burundi ntabwo yafite ntayo dufite. Dufite amahirwe menshi, ariko intungwa nuko twe tutitwara neza nk'uko Burundi bahagaze. Reka tuzabiganiraho byimbitse, biba ngombwa twanatumira n'umuhanzi tukiganira icyo kintu, tugire umurongo tujya. Bibaye byiza nazifashisha umuhanzi w'umulegend muri bamwe mu bo nababwiye, kugira ngo mbereke ko ibi bintu abahanzi bacu barimo barakora ari amakosa akomeye barimo barakora. Turabashimiye abakunzi ba Skeleton Official. Wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora, like ni ingenzi cyane cyane, like wakunda iyi nkuru ukayisharinga ku bandi. Turabashimiye, mugire ibihe byiza, nakagaruka. No gukora ibi bintu biteye ubwoba pe, kuko niba hari depression abana b'iki gihe bafite, cyangwa se abahanzi b'iki gihe, ariko bikunze kuba muri new generation, kuko aba legend ntabwo uzagira ubibabonamo ibintu nk'ibi byo kwirirwa byo mu kabari ntiwishyure, ko baba bakuze. Baba ari abantu baba bakeneye management, kuko sinzi wenda Ariel wese niba afite management, ariko bakwiye na management kugira ngo ubuto bwabo umuziki ubashe kuba bakorera, kuko ubu barimo barabona amafaranga. Ubwisha ukuri ko wenda wegereye Rafiki, ukegera Akoni Koshwa, ukegera Miss Jojo, kuko Miss Jojo wenda ntakiri mu muziki ariko yabashije kuwukora, ukababaza amahirwe bafite ko bo bigeze bayabona, nibwo bamenya neza ko uyu muziki barimo barawukinamo, ko bafite amahirwe ya fame, bafite izo platform. Rafiki ntabwo yari afite izo platform zo gucuruzaho umuziki, kandi abizi yakoze umuziki utagiye icyo unenga. Na producer we JP abenshi bashobora kuba bamuzi, ariko niyo generation ushobora kutamumenya, ariko abamuzi baramuzi. Ni umuntu wakoze, ni umuntu wihirinze muri Guma Guma, yaragaragaye akora ibintu birenze. Ariko ikintu kimbabaza ni uko izina Ariel wese afite, ushobora kuba rimurusha uburemere,
hari impamvu uri bubivugeho ko ushobora kuba rimurusha uburemere, impamvu uraza kuyumva. Uyu muhanzi ashobora kuba amafaranga yinjiza n'izina afite, izina rimurusha amafaranga. Icyo bishatse kuvuga ni iki? Abantu benshi bashobora kuba bamvuze ntibabyumve neza. Aliyezi wese ashobora kuba yinjiza amafaranga make aruta hiti afite, kuko bikunda kubaho cyane ko umuntu ashobora kugira izina rye rikagenda rigakubita cyane rikarenga ubushobozi bw'amafaranga, ku buryo ushobora kuvuga ati wenda n'urugero, nk'urugero dufatire kuri Aliyezi kuko niwe waje mu nkuru cyane. Ushobora gutegura nk'igitaramo, urugero gitegura wenda nko muri state runaka yo muri Amerika se cyangwa ahandi hantu ku isi, akaba yabura wenda ubushobozi na management ye bakabura ubushobozi bwo kuba bajya kwitabira iki gitaramo, kuko si ukuvuga ko atabashoboye cyangwa se atari uko wenda yabura ubushobozi iyo tike yamugezayo, wenda akabura connection y'uko yahagera kandi uwo muhanzi akunzwe. Sinzi mbaho harimo murahumva, umuhanzi ashobora kuba akunzwe ariko kubera discipline management ye ikennye, kugera simvuga mu buryo bw'ubukungu, ikennye mu buryo bw'ubujyanama, ugasanga byafikise wa muhanzi bitumye asubira inyuma. Ko simpamya ko umuntu ufite ubwenge, wenda ni umwana ariko si umwana ku buryo atamenya ikibi n'icyiza. Gufata ukajya mu kabari k'umuntu ugashyiramo miliyoni 8 ugakonsoma, wenda niba ari izo nkoko, niba ari izo rikeri cyangwa se ibindi bintu runaka nakonsoma, bikageraho bigeza kuri miliyoni 8, mukabura uri mwishyura. Muba mutekereza ko nyiraho kabari yaje gutwika. Menyereye ko abantu benshi hano kuri izi mbuga, cyane cyane mbibona kuri TikTok, usanga abantu ubuzima bwabo bukabirije cyane, kuba mu buzima bikerekana ko mu buzima buri expensive, ariko wasanga ubuzima busanzwe cheap. Rero nagira inama aba bahanzi bacu cyane cyane abato, mwakajya mwirefera ku muhanzi Ama G The Black. Ama G The Black ni umuhanzi mukuru, yego wenda nawe amaze imyaka myinshi cyane ikabije, ariko Ama G The Black arengeje imyaka 10 mu muziki. Ashobora kuba yararebye akabona umuziki nta mafaranga umuha ufatika. Abantu benshi nigeze kubibona babiteraho inkuru cyane, ngo yorora inkoko, ngo iki, ngo ni amasitari kuba worora inkoko. Ariko se uwo muntu amupingaga nta musitari wo kuba yakaba ari mu by'inkoko yambaye bote iki, ngo haya birangurira dusebya nk'abahanzi, ariko biramwinjiriza. Ni real life, ntabwo ari fake life. Umuntu ubaho mu buzima nyabwo kandi akamenya uko bwitwaramo, niyo muntu ugira success mu buzima. Iki kintu ndimo ndakivuga, abantu benshi cyane cyane urubyiruko ruto, abenshi bashobora kutabyumva, cyane cyane nk'abo bahanzi. Ushobora kuvuga ati ngiye kubaho mu buzima buhenze, iki kintu nagikomojeho, ukavuga ati wenda ndi umuhanzi runaka, reka nitwe umuhanzi wenda X runaka, reka nite umuntu wenda izina runaka, reka mwite A. Umuntu A ashatse kubaho mu buhanzi, mu buzima bwa gisitari, sibyo? Wenda njyewe ndi umuhanzi witwa A, ngiye kubaho mu buzima wenda bwa miliyoni 5 ku kwezi, kandi mu by'ukuri ku kwezi izo miliyoni 5 nta nubwo ninjiza ziri munsi yazo. Kugira ngo wenda ngo umuhanzi abazantumire n'urugero mu gitaramo wenda arimo ategura kuzatumirwa mu gitaramo runaka, dufate nk'urugero, tuvuga ati ngiye bambona mva mu buzima buhenze, ntwara imodoka runaka ihenze, icyo gihe bazantumira nanjye mbaca amafaranga ari hejuru agendanye n'ubuzima mbamo. Hari ikintu mugomba kwibagirwa,
hano mu Rwanda ndabibwira abasitari, impamvu mbivuze gutyo kuko mfiteho nosiyo ku muziki. Wenda ibiganiro nkunda gukora ntabwo ari iby'umuziki, nkunda kwikorera kuri politike n'ubukungu cyane, nibyo nkunda kwibandaho, ariko ku muziki mfite amakuru, ndi umurijendi nanjye. Utanyumva mu biganiro bya entertainment cyane si uko ntabishoboye, ariko hari umurongo nafashe. Ibi bintu bya music cyangwa se filime, reka dufate ku muziki. Wenda filime ifite ukundi kuntu ubuzima bwabo buba buhagaze, ibyo nta nubwo binagoye cyane. Dufatire ko ku muziki, ndabizi YouTube ntabwo yishyura abahanzi bo mu Rwanda, iyo tubanze tucyumvikaneho kiri clear. Hari ubyumve agatungurwa, yego ushobora kwishyurwa amafaranga ariko ukishyurwa make adahuye n'imbaraga washoye mu muziki. Ushobora kugenda ngategura video yanjye, kuri ibya video production ndabyumva cyane, ni ibintu binahenda cyane kuko ni ibintu ushobora gutegura, ugashaka kamera nziza, ugashaka amarayiti, ugashaka location, ibyo byose ni expense, byose ni ibintu biba bihenze. Ariko impamvu njyewe ngaruka kuri iki kintu, nyaboneka mu nyumve neza, umuziki urahenze. Ushaka gukora ibintu abantu bazishimira bigusaba imbaraga, baridaho. Niyo mpamvu ushobora kuza ukavuga ati ngiye gufata umuziki wanjye utegura, wenda ngiye gushyiramo miliyoni, kuko hari video birashoboka. Video ushobora gukora video, abantu benshi wenda iyo bareba indirimbo bazi ko indirimbo nta bintu birenze. Indirimbo ushobora kuza ufite iminota 3 kugira ngo ibe yajya aha igaragara mu spotlight atandukanye, ugasanga wenda yagutwaye iminsi itari munsi y'5, ugafatire ku minsi 5. Iyo 5 yonyine ukayitegura mu buryo bwa video gusa, bitewe n'uko ushaka ko video izagaragara. Ikindi cya kabiri, ushobora kugenda ugategura audio ukayiraraho amanywa n'ijoro kugira ngo utegure audio nziza izanyura abantu. Ariko ikintu gitangaje kiba kuri YouTube, ushobora gushyiraho video yawe wari uyiteze wenda kuri bugere amamiliyoni menshi ya views, ugatungurwa n'uko views ibonye ari nke cyane uko wari uyiteze. Kuko YouTube si ikintu kigabura abahanzi. Wenda hari izindi mbuga zicuruza singiye kuzivuga, abenshi barazizi, ariko YouTube si urubuga wakiringiraho ko ikintu YouTube ishobora kugufasha ku bahanzi. Niyo mpamvu abantu benshi babibeshyaho. YouTube ikintu ishobora gufasha umuhanzi no kukuboostinga ukamenyekana, ariko ikakurinda icyo bita amafaranga menshi. Abahanzi benshi yaba muri Afurika cyangwa ku isi muri rusange, amafaranga menshi bayikura mu bitaramo bya music. Bivuze ngo rero hano mu Rwanda kubera ko tugira ibitaramo bikeya, kandi ibyo bike tugira ntabwo bita amafaranga afatika, twemeranye. Ntabwo nje kuvuga ibintu byo gukabya, ntabwo ari gukabya, ahubwo ibintu nje kubabwira ibintu bifite fact. Umuziki wo mu Rwanda nta mafaranga utanga afatika, kereka iyo ugize gutya ugategura ibitaramo hanze y'igihugu, cyangwa se ukaba wagira amahirwe ugaha wahabwa sale nini cyane zo gukoreramo ibitaramo. Kandi ibyo nabyo biracyagoranye kuko abahanzi benshi mu Rwanda ndabizi afite ikibazo cya management. Uretse ko na management yo mu Rwanda itandukanye n'izindi, we ni manager nta nubwo aba ari nakwiye no kugira gutya ngo ashoremo amafaranga mu muziki. Umuhanzi aba agomba kwirwanaho agashaka ubushobozi buhemba manager icyo aba ashinzwe ni ukumurebera imyambarire, ni ukumushakira ahe ibitaramo bibera, ni ukumurebera ibintu bitari ku murongo akabishyiraho, no kuba yajya kudiringa n'amakampani runaka umuhanzi agomba gutaramira kugira ngo umuziki we ubashe gucuruzwa. Umuhanzi inshingano ze akaba ari uguhemba manager kuko aba yamukoreye deal zijyanye n'ubucuruzi bw'ibihangano bye cyangwa se kumutegurira ibitaramo bye. Iki kintu wenda twatangiye kuri Ariel Wayizi.
ibintu byo gufata ukajya mu kabari ukanywera ibirenze ubushobozi. Ku bindi bamushinja simpari, ubwo nafatiye ku bintu bifatika, ibindi byo bari mu iperereza ntabwo mbitaho umwanya, nta nubwo ngiye no kumugira inama y'ibyo yakabaye akora kubera ko yabikoze, ahubwo wenda areba iki kiganiro cyangwa se akajya abandi bakireba bakigireho, ntazongere gukora ikosa nk'iryo. Buriya nyir'akabari aba yicaye hasi agategura umushinga we, ntabwo yakonsomye izo miliyoni wenda ngo bari muri contract, wenda ngo ajye kumwamamariza ibikorwa runaka, kuko abahanzi nabo tubifashisha cyane mu bintu byo kwamamaza nabyo, kuba naho ni imwe mu nzira abahanzi nabo bashobora kwinjizamo amafaranga, kwamamaza ibikorwa by'amakampani runaka. Ni izo kampani zo kwamamariza, ni ugukora ibitaramo byagutse bikaguha amafaranga, kuko n'ibitaramo bito ubona nta mafaranga bitanga, biguha amafaranga kugira ngo ubone uko usubira muri studio no kubasha kwiyubaka mu buryo bworoheje, kugira ngo wenda udacika intege uve mu muziki. Ariko umuziki iyo ujemo ibintu bimeze bityo uba watangiye guta umurongo. Abahanzi bacu rero cyane cyane aba batoya nibo mbwira, mbivuga nanzura kandi nsoza, nabamenyesha ko abahanzi yaba abataragwa muri ibi bibazo, ubu Ariel Ways azaguma kuri izi mbuga, yagira amahirwe imbuga ze ntabwo zizandikwaho ngo zandikwe mu cyongereza, inkuru ye ntizajya mu cyongereza cyangwa ijye mu gifaransa, bityo kuzajya mu kinyarwanda ikabasha kumvwa nabo mu kinyarwanda. Ariko uru rugendo rw'umuziki rurasaba discipline ikomeye, kuko uko ugenda witwara nabi mu muziki niko ugenda usubira hasi. Wenda abantu benshi bazi Kita Cy'Inganzo, ni umuhanzi w'umuhanga, nta nubwo amugereranya na Ariel Ways, ni umuhanzi w'umuhanga, ariko ushobora kwibaza ngo ari hehe? Hari byinshi byagiye bimuvugwaho, kuko inkuru zandikwa cyane zikwandikwaho ziri negative, ni nako zigusa. Yego abenshi bibwira ko bagenda bamamara, ariko benshi bagenda basubira hasi. Wamamara mu itangazamakuru mu buryo bw'umufuka ugasubira hasi, ikindi sinzi mba muri muracyumva. Ibi bintu rero, uru ruganda rw'umuziki bagakeneyemo discipline iri hejuru. Ndabizi hari abahanzi batinjiza, ariko discipline bagaragaje akaba ariyo izaba icira inzira. Kuko wenda reka ndabaha urugero ruto, hari umuhanzi tuzi bita King James. King James ni umuhanzi, cyangwa se Meddy, n'abahanzi utazumva wumva ngo muri case runaka n'ikibazo cyabaye yirinda kukizana mu itangazamakuru, kuko itangazamakuru ryakubaka rikanagusenya icyarimwe, ariko iyo rigusenya nabi ushobora kuzashiduka ibihangano byawe biri hiti, ariko management yabyo ikagorana. Ufite ibihangano byinshi biri hanze, ariko amasosiyete runaka ushobora kugira gutyo ukabona sosiyete runaka ishaka kuguha isoko, ariko ntabwo izaguha isoko itize discipline yawe. Udafite management iri discipline, ntabwo byakoroha ko iryo soko waribona ku buryo bworoshye. Hari ni byinshi, hari na kampani zigiye zibaho mu gihugu zitandukanye, ushobora gukenera nk'umuhanzi ugomba guserukira u Rwanda. Ngaho ibaze noneho ugize ibyago, uyu muhanzi wasohokeye u Rwanda akaba yanditswe mu itangazamakuru internationale ku makosa agira, ni igisebo kuko u Rwanda ruguhaye amahirwe yo kugaragaza u Rwanda. Ikintu tucyubahe nk'abahanzi, wenda ntitinze mu magambo, iki kintu uru rubyiruko rureba ibintu ariko urwiga, kandi amahirwe rubonye ruyakoreshe neza, hatabaye kuyakoresha neza nacyo kibazo cyagaragara. Wenda reka ntarasoza gato, reka dukomozeho akantu. Abahanzi bigiye kwibaza ati bigiye kubwira Perezida wa Repubulika ngo bakeneye ko mu ruganda rw'umuziki naho leta
yagiramo uruhare narwo igashoramo amafaranga nk'uko bayashora muri football, bashora muri basket, urwego rwarwo rukazamuka. Ariko se uzashora muri uru ruganda rw'umuziki abona harimo abantu badafite discipline? Yego wenda bakamamara, ariko buriya umuhanzi iyo yamamaye haba hamamara n'igihugu aturukamo ikintu mukibuka. Ubu hari umuhanzi wenda binyuzemo gato ariko naramukunda cyane, umuhanzi bita Bface, umuhanzi w'i Burundi. Hari umugabo wari ushinzwe ibintu bijyanye n'umuco, siporo, ibintu nk'ibyo. Yize kumubaza ikibazo, aramubaza ati kijye n'ubona perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste nawe yarahari, amubaza ati nyakubahwa, tumushora amafaranga ahantu henshi, ariko no mu muziki w'i Burundi dukwiye mugomba guteganya nawe mukongeramo amafaranga. Uwo mugabo asa nkaho yashatse guhunga ikibazo yaramubajije, ariko mu by'ukuri nubwo yagihungaga byari ukuntu agifashe. Kandi ngenda ndanabikunda cyane ibintu cyane cyane ku muziki w'u Burundi, hari ikintu ubonaho cyiza cyane maze kurushaho u Rwanda. Wenda si ukugaya iby'iwacu, ariko ahantu ushaka ko haba kiriya. Niba murimo murareba umuziki w'u Burundi ukuntu uhagaze, yego no mu myaka yashize Abarundi bigize kuturusha umuziki uteye imbere, kubera ku gihe cya ba Tom Close na mbere yaho gato, Abarundi bari baturi imbere ya za 2005, 2007, umuziki wabo wari uteye imbere cyane. Ariko tuzi ba Kidumu, tuzi ba Nziza Desire, tuzi ba Roriro, ba Fariaz, ni abantu bubatse umuziki uremereye kurusha wo mu Rwanda. Ariko nk'amahirwe tugize, umuziki wo mu Rwanda utangiye kuzamuka utera imbere, kuko tuba dufite ama digital platform abasha kupostinga umuziki wacu, harimo n'abatangiye kujya bawucuruza bigakunda. Ariko igihe ikintu kimwe kirantera agahinda, ni uko umuziki aya mahirwe bafite atageze gerwa na groupe bitaga KGP, atagizwe na groupe bitaga The Brothers, atagizwe amahirwe na ba Rafiki, ba Big Dom, bande n'abandi bose, abahanzi bose bigize kubaka izina muri icyo gihe. Bo baranakoraga ugasanga bafite hit, ariko ugasanga iyo hit yabo ntibaha amafaranga nk'uko ab'iki bayabona. Ariko ntubone kubona iki kintu abanyarwandakazi batarimo baraha agaciro. Bamureka muri kesi nyinshi, barwanye, bazize ibi n'ibi, usanga bazwi nabi. Nk'ubu niba urebye umuhanzi bita Kiriku muri iyi minsi, ukareba Bface, ukareba n'abandi batandukanye barimo barazamuka muri iyi myaka, naguha ingero za benshi. Wenda i Burundi naho sindi neza ko umuziki wawe wenda ubatunga nk'uko babyiteze, ariko Abarundi twemere ko umuziki wabo urimo discipline ugereranyije no mu Rwanda. Jewe ikintu nakisabira abahanzi cyangwa se urubyiruko rw'iki gihe, rumwe rurabyiruka rugushaka kwinjira mu muziki, babanze bashyira imbere discipline. Nyuma ya discipline batekereze umuziki wacu bateganya ugomba kugarukirayo. Wenda hari igihe ukora umuziki ukagutungura ukagera kure, hari n'igihe unagutunga ugasubira hasi. Ariko banze mudutekereze nk'abahanzi, sibyo? Banze turebe nk'abahanzi bo mu Rwanda bashaka gukora, banze babe antene y'igihugu. Ibyo ndimo mbabwira ntararangiza akadisikuru ko mu Burundi kabayeho. Yari umuhanzi bita Bface, icyo gihe niwe wahagurutse abaza icyo kibazo, avuga ati rero mukwiye kureba ukuntu nawe mwakongeramo akantu umuziki w'u Burundi ugahabwa intebe, kugira ngo natwe uzabashe kumurikira igihugu cyacu, natwe dutunge ube akazi. Wenda baramusetse, ariko perezida w'u Burundi yarabyumvaga. Wenda minisitiri n'ubu utabashe kubyumva, ariko we yarabyumvaga, ariko nta gisubizo kiri direct yamuhaye, ahubwo yaramuretse ngo akomeze adiringane n'uwo minisitiri, kuko yumvaga iyo kesi itakabigomye kwita umugeraho direct. Kandi ndabibyumva perezida w'u Burundi
ari muri izindi gahunda nyinshi z'iterambere mu gihugu cy'u Burundi, ntabwo yahita agira gutya wahita abyinjiramo gutyo, kandi hari ababishinzwe kuko wenda ashobora kuba adasobanukiwe n'ibya muzike cyane, ariko ikintu usaba abanyarwanda dufite amahirwe menshi mu Rwanda, hari platform nyinshi zo gukoreraho umuziki, amafaranga akaza, hari amahirwe menshi dufite yuko twategura ibitaramo bigakunda, hari amahirwe Uburundi ntabwo buyafite ntayo dufite, dufite amahirwe menshi ariko intungurwa nuko twe tutitwara neza nk'uko Burundi buhagaze. Reka tuzabiganiraho byimbitse, biba ngombwa tube twanatumira n'umuhanzi tukiganira icyo kintu, tugire umurongo tugira, bibaye byiza nazifashisha umuhanzi w'umulegende muri bamwe mu bo nababwiye, kugira ngo mbereke ko ibi bintu abahanzi bacu barimo barakora ari amakosa akomeye barimo barakora. Turabashimiye abakunzi ba Skdden Official, wowe utarakora subscribe wibuke kuyikora, like ni ingenzi cyane cyane, like wakunda iyi nkuru ukayisharinga ku bandi. Turabashimiye, mugire ibihe byiza, nakagaruka.